Ndi umuhinzi. Mbwira amazina. Izina ryanjye ni kwa Claude Rebera. Claude. None Claude utuye hagana he? Ku muhanda ruguru wa mbere. Oyambwira akarere umurenge. Muri Kanyinya. Bamabana. Aha mze. Ukora iki? Ndahinga. Urahinga? Inaha ni muhe murenge? Mbu. Ni Muyumbu. Ni Muyumbu. Ni iki kintu wabwira abantu badatuye inaha gikunze kuhaboneka mbe wabaratira iki inaha? Gikunze kuhaboneka? Nyine ni iki waratira umuntu udatuye inaha ukamubwira uti nako hano haba iki n'iki? Imvura iyo yabonetse hakunze kuba ibigori. Ibigori birera rwose na soya. Ese ufite imyaka ingahe? Navutse muri 60. Muri 60. Hanyuma niki wowe nk'umuntu mukuru wagira inama urubyiruko dore n'ubu ngusanganye n'abana? Niki nihe nama? Inama nabagira cyane cyane yo kwiteza imbere se. Urabona ko bafuraga barimo baragiye. Kwiteza imbere no kumenya amatongo baragiye. Bakamenya ko naho baragiye urabona izikora na zigenda ziguna nimukome ngo tubone ko twabona umusaruro. Niki kintu se wabwira umuntu nk'umuntu ushesha kanguhe niki wabwira abazabona iki kiganiro? Icyo babwira kwitoza kumenya ukuri baragiye bagahagarara ku myaka abo n'abana. Ariko abantu muri rusange se muri rusange abakuze yo uzi ko abantu iyo bari hamwe baganira bicaranye uzi ko baganira iyo babonye akanya umuntu ntakarye ngo nshuti abantu gusangira abantu kimwe. Ariko wanyibwire ku muco ku muco wa karande hari abantu usanga wasanga afite ikintu ugiye simbashije kuguha kuko ntacyo ufite. Iyo ntabwo ari isuku. Kera wabaga uri umutunzi ufite ikamwa ugakamwa haba hari nk'ibijumba byaraye mu nkono bagasomeza amata. Icyo gihe umwana wajyaga kwiga iyo yamaraga igikombe akamara n'ibijumba bibiri usangaga afite ingufu kandi akamenya n'ibyerekeye amasomo. None uyu munsi muri iki gihe se abana barazijutse bamaze kujijuka. Musaza ndakumva. Ubu uyu munsi ugira idini usengeramo? Idini ryanjye nasengeraga muri Gatolika rwose n'ubu usibye ko ntabaje bya buri munsi. Urakoze. Tubwire abantu ko ku Muyumbu twahasanze iki. Ariko reka nkubaze ku by'iki kiyaga. Ikiyaga bagishizeho kubera ubworozi bashaka ubworozi bw'iki? Ubworozi bw'amasamaki. Ese mwebwe hari icyo kibamariye? Kibamariye da. None se ivamo isamaki iyo bwabonetse bayigurisha $250. Aha. Mbere hari iki hano? Mbere hari umurima maho ngaho wasangaga ari inka n'amatungo arimo. Ngaho gira ikintu ubwira
abanyarwanda muri rusange abanyarwanda muri rusange bari bakwiye bagomba gushyira ibikorwa hejuru bakabiha agaciro bakiteza imbere nk'ubu izuba ririmo ryaratanye ahangaha nakundaga no kuhahinga ikintu bita imboga dodo none ubu ubona se byahindutse izuba ryaguye tundaga agapfunya nkabonye ahangaha n'intoryi zari zirimo usibye kubona nagiye mbona nshaka gukonyora ubu ndashaka kuzakonyora izi nguri gashaka intoryi ndabona bamuzi ese ubu warize muze narize ariko nageze aho mbivamo nkurikira iby'amatungo kuragira amatungo inaho uratuye cyangwa yatuye urakoze kuduha ikiganiro